bari bakibanzaho cyane koko wagaragaje ikimero rakabye numvaga ari ikibero kumbi ni ikimero nivugiraga ikimero ngiye okay wagaragaje ikimero rakabye bantu bati iki cyose ni icyawe ingaruka wenda mbi ku bagore cyangwa ku bakobwa bafite ibibuno binini ni iki ni ibihe bintu bibi nyine bibangamye ingaruka zambe uyo wicaye kuri toilette zino zo mu nzu yego nago wiyibona ubiravunika uzamugwaho zabagushira ishyano Yesu urimo n'ibiki rero uruhavu kuko ikibuno kimwe cyaguye hirya n'ikindi cyaguye hirya cyo ni cyambere cya kabiri bana amakariso reka nkubwire iby'amakariso g'abakobwa kanyarenze ikintu uzageraho mu buzima bwawe gutuza ni urupfu none se watuza ute nta rupfu ufite isi wayituye hafi isi wigeze ubona waturije mu isi banza umbwize ukuri ninde waturije mu isi uzi ese abakire ntibatuje ngaho mbwira umukire utuje nte nkubwira ibibazo afite nago jesha kuzarongorwa na bino bisaza byurwaye za rubagimare kubera amafaranga yabyo ibyo narabirahiriye umuntu akakujya asumira ibyumba akaza asumira nta n'ikintu ubisigo bugiye kumara sogokuru koko ngo yego mwana wanjye ngaho make ariko nshiringane n'akara gafite imyuka gafite n'amafaranga n'urukundo aba bana bafite nta mafaranga bafite nayo rwose reka kubarenganya aba batipe ntacyo wagira imyuka n'amafaranga icyarimwe ntago byakunda umuntu uzasanga afite umufungo we ewa ibintu bijyanye n'imyuka ntago biba birimo ureshya n'inkondo y'umura bameze nabi wanakorora igikororwa uri kaya baciragura abanahuze ari guhiga y'amafaranga avukiye mu buzima bwiza ma namenye ubwenge asanga iwacu hari abakozi bangaburira bandirimbira ngo mama we hari ikijumbu hirimana nacyo dore ukunde apologize I'm continue nukuvuga ngo uretse yuko wenda abantu bashobora kukubeshyira ngo buri mubi nk'ibiki n'ibiki ubwiza bw'umusore ni gutya bita amabono mato yirinda gusura umugore aryoha mu buryo utajyanya n'ikindi kintu icyo cyo cyose nicyo kintu cya mbere ku isi Imana yashyize ku isi kiryoha kiwereweje tugiye guhaguruka udahinnye amavura abona ukuntu umeze yego gutyo turambuye wowe urahaguruka no kuvuga ngo udahinnye amavi tuhaguruka uhita uhagarara gute tugenda ibyo biraro byoroshye ngibyo ahubwo nkahagarara twagiye icyambere n'ibikorwa twagiye rimwe kabe gatatu ewe unere ikintu ushaka no gufasha gutya ngare nk'ubutaho ushaka nk'ubutaho ushaka no gufasha gutya urumva uri tayari tanga mikoro y'abandi nk'ubutaho ushaka urumva uri tayari yego va mu mbasi yego va mu mbasi ibaze n'ubundi ushyira muri logique yawe reba umuntu bavugaga kuriya n'undi imbaraga zitera inda nazikuye hesa aho mutera inda mugende muzibatere nge ntiyafata ibanga ni irihe ibanga ni ukwirinda ukamenya abantu muri kumwe ukamenya abantu muciringa uzirikane ko habaho ibishuko hakabaho nuko umubiri uryana umubiri uraryana ariko ukurya nawe wawushira oh haleluya ibintu ubutekamutwe ntago ari utenda bisaba imbaraga ariko rero ubu byagusabye ingufu nyinshi atari imbaraga ariko sabe muriro
Mana guha umugisha. Rire boba. Muriro. Rega ntabwo ndi bugira ubwoba. Uzi impamvu nahaguruka kandi kuvuga ngo ari gafaranga. Na Yesu ubwe, umwana w'Imana, Imana ubwayo yaraje ntibayemera. Nta nubwo ndango nkomveka abantu ngo bakubiteho comment zivuga ko ndi mukuri, zivuga ko ndi Imana, kuko n'Imana ubwayo ntibigeze bayemera. Yesu aruhu. Kuko ndafashijwe. Sabe mvugira ngo muriro. Muriro ze kubera iki? Vugira ngo muriro nyine kubera muriro wake. Musha ndimo ndagenda mu muhanda. None se umuriro utandukanye na mwuka wera cyangwa roho mutagatifu? Nanjye mvuze mu ndimisha. Ora bava. Sonebeke. Etekini bova. Kanyarenze. Umubiri wakurya utawushima itikubye ku muhungu abandi umubiri wakurya. Umuntu mwamutavuganye, umuntu mwamutaziranye, urumva umubiri ukurya wawushinya wawushwaratuye. Wishingaje urayigutera da. Umubiri ni wakurya. Waba wicaye gutya nicaye. Umuhungu abandi yicaye muri metero 2. Nta ntimujye muvugana. Nta hantu muziranye. Uwo mubiri wakurya ugushaka iki? Imibonano mpuzabitsina mu gikore. Oya. Ariko ikigiye. Heka nayo bayireka. Oya nayo biraryoha. Ngwino dusomane ni Ah hari uzande ku izina rya Yesu. Daniel kimwe. Ushaka kumureba gusa ugahita ukurya gusa. Keretse wawushimye nawe. Wamurebye gusa. Ako umuhungu areba umubiri ukakurya ni Jay Rwanda. Aho muri Kigali ni bande mu mubiri umuntu twareba umubiri ukatujyara. Ati tushime ko tujye kuguhure ko kwasubira mu kwicundi wawe. Ariko nugaruka mu macyazo hano wambaye iyo sitinye y'umugore wawe. Urahura none nagahoma muya turagukubita imiyaje tugatuma yamabasheza kote. Atura tubona agahoma munya ho ari twebwe. Wumvaga si humura gute? Iyo sutari wambaye ku mazuru wumvaga ihumura gute? Kubera yuko niyo nari gufata ikintu yakanuka karingiti nkapasha nkashaka ku munwa nge nabo ati ndebe ko natambuka nje gushakisha ubuzima. Wumvaga ihumura gute? Wumvaga ihumura gute? Warahumeka mu mazuru kumva ni kada ahomekereka mu musatsi n'inyuma. Ubwo bwonko hano mu mutwe ari hajemo itutu gishi cyane. Kivu ya makende makati. Kiwerewere. Itutu ubwonko bwaba nka paraliza. Kati ningira amariko ngabo ambarenze mwagera imbere ndagakora bashaka bangice. Yashaka baje bari bambaye isutiya ku mazuru. Ariko aho uvuka niba ari mu batindi niba ari mu matebo. Ubwo ndageze rero Kadogo mbona bashubije inyuma bamwatisubirayo. Ndagene sanga umugore uburiri byose yabitembaguye hejuru arimo arashaka yasitinye ngo yahambare. Ate kuvuga umuntu nyine witanga agatanga ubuzima bwe kugira ngo abeho. Ko buri ugaramiye umugabo agwaye 1200 cyangwa 5 babishatse kuvuga ko woba witanze. Agira ni kugeza mbyaye ndagafuha. Mutifanire tu byamugora. Byamugora ni kwa kundi uraruhinga tu bugake. Njewe ndi ndangamirwa ntago ndi ndaya
na leta izabikurikirane ndi umumama w'abana 3 leta nayo izabikurikirane ngiye nkora mbishaka kandi ngewe ngabanyiriza abagabo umusonga kakubitwa n'inkuba Nzovu uziko ziriya nzoga ziguhindura ikiremba azira nagukona muri make uri babandi bita indaya umusonga ugabanyiriza abagabo se n'umusonga umeze nyine umugabo y'imbari hagaze gashyukwa ikintu nasaba abakunzi banjye ni uko bajya bamfasha bakakora subscribe bakadodaninga ibintu mba nashizeho akanyanga mu mutara ndakakuro wabyiza cyane courage Le monde part en couille.